turabashubuje nshuti bavandimwe, dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Nkuko mumaze kubimenyera kuri channel yacu dufite intego ivuga ko abantu nibamenye ukuri ariko kuzababatura. Niyo mpamvu rero tubashimira uburyo mudukurikirana, uburyo munatanga ibitekerezo kugira ngo dukomeze abantu b'Imana bamenye ukuri. Dushima Imana rero nanone tuwemereye kugaruka dukomeze ya nyigisho ubushize twaganiriyeho. Mbere yo kugira ngo dukomeze, reka tubanze dushimira Imana. Turagushimye Imana ihoraho kandi isumba byose, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe udahwema kutwereka. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye ngo tuganire n'abatwumva n'abazatwumva mu kindi gihe. Ukomeze rero tugirire neza, kandi nk'uko wavuze ngo ubinyuma y'ijambo ryawe kurikomeza no kurikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Iri jambo ryawe rikomeze rigira umumaro, kandi rizakomeze rigira umumaro mu gihe kizaza, kuko ijambo ryawe ni wowe wahozeho, uriho kandi uzanahoraho. Turagushimye rero, utugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Dushimiye Imana ubushize twaganiriye ku mutwe uvuga ngo twakiriye ubwami budahanguka, twakiriye ubwami butazashira, twakiriye ubwami buzahoraho, twakiriye ubwami butagira igihe bugira faiblesse, butagira igihe bugeza ngo bwananiwe, twakiriye ubwami butageze igihe cya manda yabwo irangira ngo habeho amatora. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ubushize twabiganiriyeho cyane, ariko ndababwira ngo ubwami bwose bugira indangagaciro zabwo. Nababwiye ikindi kintu ari nacyo navuzeho cyane, narababwiye ngo ubwami ubwo ari bwo bwose bugira amabwiriza yo gukurikirana umunyamuryango wabwo. Niho nabahaye urugero, ndababwira ngo twigeze kuba dusengana n'umuntu tumaranye imyaka myinshi, ariko umunsi umwe dusenga abadayimoni baramufata, havugiramo imyuka iravuga ngo uyu ni uwacu, nubwo mwari kumwe nawe mutsengana. Bishatse gusobanura ngo ubwami ubwo ari bwo bwose bukurikirana uwamaze kubwakira. Uyu munsi rero ndababwira ngo, kuko nababwiye ngo hari indangagaciro nyinshi z'ubwami twakiriye. Ndavuga ubwami bwa Kristo, ubwami butajya bushira. Narababwiye ngo uwo twakiriye afite imbaraga ku bintu ibyo ari byo byose. Uyu munsi rero ndababwira ku ndangagaciro yitwa ubudahemuka. Haleluya. Ubwami twakiriye bugira iyo ndangagaciro iburanga. Ntabwo bujya bugira igihe cyo bwahemukiye umunyamuryango wabwo wabwakiriye. Ese tumwakira gute? Bibiliya ivuga ngo twizeza umutima tukatuza akanwa kacu k'uwo mwami ari we twizeye, k'uwo Kristo yadupfiriye kandi yatuzukiye. Ibyo biba bihagije, tuba tubaye abanyamuryango b'ubwo bwami. Ni mwebwe rero ndimo kuvugana nawe, n'abatarabwakira niwumva biri ngombwa, turaza kuguha isengesho ryo kwatura no kwakira ubwo bwami. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo kuri iyi ndangagaciro mvuze y'ubudahemuka, turaza kwifashisha icyanditswe kiri mu Itangiriro mu bice 39, ushatse wahera ku murongo wa mbere ukaza kugeza mu bice 41. Ariko kuri 39 umurongo wa 11 tuhasanga iki gice, tugisangamo inkuru z'umusore witwa Yosefu. Uyu Yosefu yakuriye mu muryango aho yajyaga agera igihe, kuko yari yaramaze kwakira ubwami abitojwe na se. Ageze igihe akajya agira inzozi ariko zituruka ku bwami yakiriye. Burya business yose uhoza mu mutima uhora unayirota, uhora utekereza uko izunguka, uhora utekereza uko bizagenda. Yosefu nawe kuko yari yaramaze kwakira ubwami budahanguka, yajyaga ageze igihe ubwo bwami bukamuha message y'ejo hazaza. Yesu ashimwe cyane.
ngo nuko Yosefu rimwe aryamye ngo akarota inzozi, ngo abibwira bene se, arababwira ngo narose inzozi turi mu murima duhambira imiba, ariko ngo iyanyu yikubita hasi, uwanjye uguma wemye. Umwe muri bakuru be aramubwira ngo urashaka kuvuga ko uzatuyobora? Imana igikoresha n'abatatwumva neza bagasobanura inzozi z'ijuru. Haleluya, haleluya. Yosefu yumva ari ibyo gusa. Hari igihe uyu mwami twakiriye ajya duha message cyangwa duha marenga y'ejo hazaza. Nagira ngo nkubwire, niba warakiriye umwami ntugire ubwoba. Umwami twakiriye agira indangagaciro yitwa ubudahemuka. Yosefu uyu bigeze igihe inzozi akomeza kuzisobanura bene se na se bakazisobanura nawe bakazimubwira, ariko Yosefu arakomeza akazi ko kwiragirira ubutama bwa se. Bakuru be bajya ahantu kure. Isi arangije aramubwira ngo nagira ngo ufate ingemu ujye kundebera bakuru bawe. Akigerayo ngo bamukubise amaso baravuga ngo nguwo Karose araje. Baravuga ngo nimureke tumwice tuburizemo inzozi ze. Bene data, kuko ubwami twakiriye bugira indangagaciro y'ubudahemuka, niyo turi mu kaga buba buri kumwe natwe. Uyu musore amaze kubashyira ibiryo babibonye, bahitamo kumwica, ariko bagezaho Imana kubera ifite indangagaciro y'ubudahemuka igituma tubona inzira isa naho ari iy'amakuba, ariko ari inzira itugeza mu mugambi wayo. Mu gihe bakijya umugambi wo kumwica, baravuga bati oya, reka tumunage mu rwobo, wenda azapfiremo cyangwa inyamaswa z'inkazi zizamurye, ariko tutavusha amaraso. Bakira aho bamaze kubikora, bumva ngo abishima yari banyuraho, bigira inama bati nimureke tumugurishe agende ajye mu gihugu cya kure, wenda azabeho, ariko tureke kuvusha amaraso. Ariko Imana ahantu tubona nkaho ari ahantu h'ibyago, Imana ijya haturindira kugira ngo izatugeze mu mugambi wayo mwiza. Imana yacu twakiriye, ubu bwami twakiriye bugira indangagaciro y'ubudahemuka. Nshuti muvandimwe unteze amatwi, cyangwa nawe uzakurikirana iyi nyigisho, nagira ngo nkubaze ngo wakiriye ubuhe bwami? Yesu ashimwe cyane. Ni ubuhe bwami wakiriye? Ubwami bwose wakiriye buzakurinda. Haleluya. Ubwami bwose wakiriye buzagufinansa mu gihe ubuze support. Nagira ngo nkubwire ngo humura, niba warakiriye Kristo wapfuye akazuka, uyu mwami wapfuye akazuka, uyu mwami waciye inzira mu nyanja itukura, Abisirayeli bamaze kugira ubwoba bwinshi, biravuga ngo hirya no hino hari imisozi miremire, imbere yabo bahabona inyanja itukura, inyuma yabo bahabona ingabo za Farawo zibakurikiye n'amagare n'amafarashi. Ngo bahindukiriye Mose baramubwira ngo niki cyatumye udukura muri Egiputa? Iyo ureka tukigumirayo, iyo ureka tugapfirayo, ko twaryaga amadegede tugahaga, nyumvira nawe. Kandi Imana yarababwiraga ngo ibatwaye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ikintu gituma abantu bashobora gupfira mu rugendo ni uguhoza amaso ku byashize, ntibatekereze ku ejo hazaza. Yesu ashimwe cyane. Uyu musore witwa Yosefu bamaze kumugurisha ngo reka izo nkuru nzihutemo, ageze kwa Potifari aba umukozi mu rugo aho ngaho, atangira gukora ibintu byaho, ibintu byose bigenda neza, Imana imugirira neza. Iki gice rero ku murongo wa 11 tuhasanga inkuru kuri 39 umurongo wa 11 tuhasanga inkuru z'umugore wa Potifari wifuje kuryamana na Yosefu. Yosefu arangije aravuga ati woya, bitewe n'amakuru ubwami nakiriye bwamwaye message y'ejo hanjye hazaza, ntabwo nkwiye kubisiga hano, ntabwo nkwiye kubisiga hano kuko maze kurya nkahaga. Hari abantu bahinduka bitewe n'uko bamaze guhaga. Hari abantu bihakana ubwami bakiriye bitewe n'aho bamaze kugera, bitewe n'imodoka nziza amaze kugendamo,
bitewe n'abantu amaze kwicarana nabo bakomeye, bitewe n'akabari gahenze amaze gusohokeramo, akihakana ubwami yakiriye. Yosefu aravuga ngo iri kosa sinarikora kuko ubwami nakiriye bwigeze kuma message ivuga ngo hari igihe imibaba y'abandi zikubita hasi wanjye ukaguma uhagaze. Ati kandi ibyo bakuru banjye barabimbwiye yuko nzabayobora. Icyo kintu Yosefu arakibika. Biravuga ngo nuko yiyambura umwitero we arahunga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ibintu bimwe tuzasiga tutagombye gusenga. Hari ibintu bimwe tuziyambura tukabireka kuko bitadusabye gukora amasengesho ya 40 jours. Haleluya. Hari ibintu tuzareka bitadusabye kwiyiruza ubusa, oya, ahubwo bidusabye gusiga umwitero tugahunga. Yosefu ngo nuko arahunga, ariko ntibyasoreza aho ajya muri gereza. Nagira ngo mbabwire ngo ubwami twakiriye buzadukurikirana, buzaturinda kuko bufite indangagaciro yitwa ubudahemuka. Yosefu ngo ageze muri gereza ahasanga abasore bafungiye muri gereza. Imana ibateza kurota inzozi. Imaze kubateza kurota inzozi, harimo Bibiliya umwita umusutsi wa vino wabaga ibwami nawe afungiyeho. Barota inzozi, Yosefu arazibarotorera zose, baranaftaha bose, izo nzozi zirasohora. Uyu musutsi wa vino akigera ibwami, umwami arota inzozi. Biravuga ngo zimuhagarika umutima, ahamagara abakonikoni n'abatware ngo basobanure iby'izo nzozi, ariko barazinanirwa. Uyu mwana w'umusore arangije aravuga ati databuja ntuhangayika umutima, ndagira ngo nkumenyeshe yuko muri gereza hari umusore witwa Yosefu. Kandi igihe twari dufunganywe nawe databuja, twigeze kurota inzozi turi batatu. Twese uko twazirose niko yazisobanuye kandi zarasohoye. Umwami aravuga ngo nimumpamagarire uwo musore witwa Yosefu. Baramuhamagara. Yosefu ahageze asobanura inzozi. Yesu ashimwe cyane. Yasobanuye inzozi z'inzara izatera muri icyo gihugu. Arangije agira umwami inama, aramubwira ati mwami nyagasani, nagira ngo kubera iyi nzara igiye gutera, ushake umuntu uzi ubwenge uzabasha guhunika muri iki gihe cyiza, kandi inzara yazaza ibi mwahunitse bikazabatunga. Umwami arangije aramubwira ati Yosefu, ninde wundi twabona ufite ubwenge nk'ubwawe? Bene data, ari nkawe waranyuze mu rwobo rutwara amazi, bene so bakunazemo, umaze kubagaburira ibiryo babihaze bakakunagamo, warangiza ukabona uvuyemo, ukajyanwa muri Egiputa, ukaba mu bwami gatoya ukaryaho, wamara kumva utangiye guhaga ukajya muri gereza, wamara kuva muri gereza ukitaba umwami, yarangiza akakubwira ati ni wowe tugize perezida w'iki gihugu. Ari muri iki gihugu benshi mwafata intwaro mukajya kwihorera. Ariko nagira ngo nkubwire, utekereje neza, hariya hantu ntabwo wabona inzira yo kuzayobora igihugu. Imana yacu igitunyuza ahantu tubona nkaho hadafite ibisubizo, ariko ari inzira itugeza ku bisubizo byacu. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo ubwami twakiriye bufite indangagaciro yo kudahemukira abana babo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaza. Ubwami twakiriye bufite ibintu byose twifuza turi muri iyi si. Nibyo Petero, yes, nyiraho ni Petero, arimo kubaza Yesu amubwira atari ku mwana, twebwe abasize ibyacu. Yari umunyamibare, yarabaraga amafi twarobaga, twaragurishaga twese, akareba ba Matayo, akareba ba Luka, bose barize, nta njiji yari irimo, ariko turi inyuma y'uyu mugabo. Kandi bumvi yamubajije icyo kibazo, amaze kurita mu gutwi ko Yesu mu gihe gitagiye kugenda, aravuga ati bana, uyu mutipe uzi ko aducitse kenyege, uzi yuko agiye nta kintu aduhaye ba? Arangije arabibara ati ariko mwigisha, nagira ngo nkwibarize, twebwe twasize ibyacu, tugasiga abagore, tugasiga inshundura, tugasiga amato,
bose abari bafite akazi tukagukurikira uzaduhembe iki. Yesu aravuga ati uyu mutipe ubu ngubu namubonye, aramubwira ati mukiri ku isi muzabona 100%, ariko na nyuma muzabona ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu twizeye ntabwo ishobora kuduhemukira, ntabwo ishobora kutureka, ntishobora kuduha, ahubwo igendana natwe niyo tubona turi mu bibazo burya ibihari. Kuko ubwe yaravuze ngo nimunyura mu mazi ntabwo azabatemba, ntabwo yigeze ivuga ngo ntimuzayanyuramo. Yiravuga ngo nimugera mu muriro ntabwo muzashya, ariko ntabwo yavuze ngo nzabarinda kutagera mu muriro. Nshuti muvandimwe udukurikiye, nawe uzadukurikira ikindi gihe, nagira ngo nkumenyeshe ibibazo waba urimo ntabwo bisobanuye yuko Imana itari kumwe nawe, ahubwo Imana ifite umugambi mwiza. Hari ahantu ikujyana, upfa kuba utari mu cyaha, upfa kuba ibyo urimo atari ingaruka z'icyaha. Imana iri kumwe nawe, Imana izakurinda, Imana izagukomeza, Imana izakurwanira kandi izakugeza nawe utaragera. Turabashimiye rero, iyi nk'igico tuzakomeza tuyivugeho, tuzakomeza tuyagure, ariko nagira ngo nkumenyeshe, ntucike intege, ntuhagarike umutima, ntukurwe umutima n'ibyo ubona uyu munsi. Ejo hawe ni heza ku bwa Kristo umwami wacu. Turagushimye Mana yacu, izina ryawe rishyirwe hejuru kandi ubwami bwawe buze. Komeze utugirire neza, imbabazi n'ubuntu bwawe bikomeze bitwomeho mu izina rya Yesu, amen.